urugamba rugomba umucyo, urugamba rugomba umucyo, urugamba rugomba umucyo. Urugamba rugomba umucyo ni ikinamico y'uruhererekane itegurwa n'urwego rw'umuvunyi ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi. Muyikurikira kuri radiyo Rwanda kuwa gatatu guhera saa 2 za nimugoroba. urugamba rugomba umucyo. Duheruka Ruzamukunda ategeka Munyaburanga gutumiza inama y'umuryango y'igitaraganya igamije kumenesha Daforoza. Baba barabigezeho se? Mukurikira umukino. Daforoza, Daforo, Karame. umva ufitiye amakuru ashyushye. Mizi, ngira disi we. Ayo makuru agombe kuba ari na meza rero. Umva, nge mba nayakuru ya rega. Ngira yewe ukomeza kunyicisha amatsiko. Umva, ndakubwiye ngo birihutirwa. Ariko uzi ko natunguwe no kumenya ko utajya wumva radio. Mizi, ukomeze kundisha umutima. Mbwira amakuru nzaniye cyangwa ugende nkomeze ngaburira amatungo yanjye rwose. Umva nyine, mu gitondo cya kare numvise amakuru kuri radio. Nuko Kandi numvise ari amakuru yakugirira akamaro cyane. abyumvise kuri radio. Ukagira inkuru rero. Hose pe. Numvise kuri radio bavuga ko abantu bagomba kumenyekanisha imitungo yabo bitarenze tariki 30 z'ukwa gatandatu. Abashinzwe amakuru mu mudugudu kuki batayatubwiye? Ni akazi kawe rero niwirangaraho nyamara. Kuko numvise bavuga ko uzarenza iyo tariki bakamwibutsa kubikora ntabikore. Ikizakurikiraho no kubihanirwa. Ibihano se birimo kandi? Aha, numvise bikazera. Aha. Urakoze kuza kumbwira. Ariko ndumva ntari bujye mu bintu batigeze batubwira mu nama z'abaturage rwose. Ako mana yanjye, ako Daforo. Kumbona utabyitayeho kandi harimo inyungu nyinshi. Inyungu zirimo se nizihe Mizi? Umva nkubwire. Numara kumenyekanisha imitungo yawe. Mama n'abavandimwe banjye ntaho bazahera bashaka kuyikwambara no kuyikwirukanamo. Yewe we, Mizi. Ndakumva. Uzi ko bya bintu bishobora kundengera koko di? Sibyo ndi kukubwira se. Ubwo se ngo turayimenyekanisha Ubwo se si ku murenge ahari. yewe. Reka nitegura ahubwo njye kuyimenyekanisha. Kirapfa rwose. Nzareba aho ba Munyaburanga bazamenera. Witinda. Ubonye na Maurice wanjye yaza kuba hari ko yari kubimfashamo. Ariko se mama, wowe ubona Mizizi koko aba muzima? Ese ubundi ubariye. Ni ukuvuga se ko yibagiwe ko dufite inama y'umuryango? Maze rero mwabana mwe ntimukomeze kumbaza byinshi. Munyaburanga, Mizizi si murumuna wawe? Muberaro, Karama. wowe si musaza wawe? None se niba ari murumuna wanjye, ngewe namenya aho aba yazerereye. Icyo nzi nuko azindutse yari bikagenda. Gusa nyine sinamenye iyo yagiye. Noneho rero niba Mizizi yadusuzuguye kandi yaramenyeshejwe iyi nama y'umuryango, reka dutangire. Yego rwose mama. Nta mwanya wo guta rwose. Nge ndumva twategereza Mizizi. Iyi nama ikaza kuba nawe ahari. Nge simbishyigikiye cyane ko nsigaye mbona Mizizi atakiri uwo kwizerwa. Gute se atari uwo kwizerwa? Mizizi ashobora kuba agirana imishyikirano na Daforoza. Wasanga ari bya bindi by'utamenya icyanze n'icyo akunze. Oya Muberaro, nge Mizizi ndamuzi naramwibyariye. Hari ukuntu ubona agirira impuhwe Daforoza cyane. Ahubwo binashobotse. Nge mbona yajya ahizwa mu nama z'umuryango. Uzabikora uko ubyumva nk'umukuru w'umuryango. Kandi ndagira ngo nkubwire ko igihe kigeze ngo ufate umwanzuro. Ku kibazo cya Mizizi se cyangwa icyo kwirukana Daforoza? Navugaga ko nk'umukuru w'umuryango igihe kigeze kugira ngo wirukane Daforoza ava mu mitungo y'umwana wanjye. Ariko se buriya kumwirukana shisha itabona kuko nibyo mwahisemo. Wowe se urumva twabigenza gute Muberaro? Nge numva tugomba kubitwara buhoro buhoro. Ngo ahubwo tugakomeza kumunaniza kugeza igihe azibwiriza akijyana ntawe mwirukanye. Ariko uzi ko icyo gitekerezo ari cyiza Muberaro. Uvuze neza rwose. Ese ubwo murigira ibiki? Nk'umukuru w'umuryango shaka ikintu kimenesha Daforoza vuba na bwangu. Nge uzamukunda ndabivuze kandi ndarangije. Cyamaye nka data. Izi nka niye ku murenge se. Ibi ni ibiki? Muyobo. Narinje gushyira mu bikorwa gahunda nziza mwatumenyesheje. Iye gahunda se madame? Muyobozi rero. Ndakumva. Ubundi jewe nitwa Daforoza. Nkaba namenya amakuru yo kumenyekanisha imitungo.
hanyuma asize inkoko ihene imbata n'inkubizanya aha ngaha ku biro by'umurenge kumara iki? mbese uroye numvise bivuga ko uzarenza tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu ataramenyekanisha imitungo azabihanirwa. Ikindi kandi mfite abanzi benshi sinshaka ko hari abazabinyaga. Ese nibyo mayi? Mpisemo kureka ibyo nari ndimo byose ngo mbanze menyekanisha imitungo yanjye. N'ibyangombwa by'amasambu nabizanye. Wenda ibyo ntabashije kuzana ni ibishyimbo n'ibigori nasaruye. Madamu rero harya ngo yitwa Daforoza? Yego. Nibyo kuko hari abantu bagomba kumenyekanisha imitungo yabo ariko si abantu bose. Ariko uko biri kose ndizera ko nanjye ndi mu bemerewe kumenyekanisha imitungo kuko hari n'abantu bashaka kuyinyaga. Dore rero abamenyekanisha imitungo ni abayobozi n'abakozi ba leta bageraho bahura n'umutungo wa leta nk'uko bivugwa mu itegeko nomero 76/2013 ryo kuwa 11 z'ukwa 9 2013 rigena inshingano, ububasha, imiterere n'imikorere by'urwego rw'umuvunyi. Ese ubwo birumvikana nge sindimo kuko sindi umuyobozi nta nubwo ndi umukozi wa leta. None se muyobozi ndakumva ndabuwande ngo nanjye ndenganurwe koko. Nk'uko nari maze kubikubwira muri iri tegeko umutwe waryo wa 5 uvuga kumenyekanisha mutungo nuko rikorwa mu ngingo yaryo ya 37. Abayobozi n'abakozi ba leta barebwa n'iyi ngingo bamenyekanisha umutungo wabo ku rwego rw'umuvunyi bifashishije ikoranabuhanga. Harya ngo n'urwego rw'umuvunyi rukora iki? Rushinzwe iki? Urwego rw'umuvunyi n'urwego rwa leta rwashyiraho gukumira no kurwanya ruswa n'akarengane. Ye nibwo nkibimenya. Urwego rw'umuvunyi rushinzwe kwigisha no gukangurira abantu kwanga ruswa n'akarengane. Rukaba rwakira rukanakemura ibibazo by'akarengane. Rwakira kandi amakuru kuri ruswa rukanayakoraho iperereza. Bwana muyobo ndakumva. Nukuri rwose mbashimiye ibisobanuro mu mpaye. Mumbabarire kuba nabatesheje igihe. Nta kibazo. Mwirirwe. Mwirirwe. Namenya we. Usiko nayo nyewe umuntu mbonye agahagarara. Bitese hasa. Ariko muri se rwose na ubusagaye gato tumaze tutabonana niko gatumye uhita wibagirwa imodoka ntwarara. Ariko muri iyi minsi usigaye ufashwe neza. Ubwo se urumva nayibagirwa ntera. Ahubwo nari mu Rwanda n'aka gapano sunika igare ngo ritansubirana inyuma. Sha muri iyi minsi usigaye ufashwe neza. Ubirebera hese. Wagira ngo abagenda mu modoka ntibabona. Amahogoze yose y'inyagahizi warayigaruriye wagira ngo iryo gare ryawe rifite rukuruzi. Cyangwa sha no kubera iyo sura yawe yabahogoje sha. Umva ko ngeri ku igare ryigaruriye amahogoze yose y'inyagahizi. Wowe se ufite imodoka nkwibutsa wari uhagaze ku cyumweru gishize n'uwo mwari kumwe. Kugira ngo sinababonye se. Ariko rwose Maurice ubwo wambonye nanjye nkabona narakubonye uko ibitego ni kimwe kuri kimwe. Wewe turaziranye wowe rega. Ahubwo reka twivugire iby'imishinga. Nibyo. Niko se watangiye gucuruza inanasi ryari? Ufite umushinga mwiza? Yewe ko hashize iminsi ra. Izi nanasi zawe se uzikura hehe? Izi nanasi rero zera mu mirima yacu. Nibyo. Tuza no kugira amahirwe y'uruganda ruza hano iwacu Nyagahizi. Kwemera no kugera ugura umusaruro wacu. Uniho mba nzigemo. Ni byiza rwose muri. Ziracyarimo se nanjye ngo nze nigurire izo kurya. Kurya zo ntizabura moda. Gusa ahubwo ufite ikibazo gikomeye. Gite se kandi inshuti yanjye. Urabona kuva twatangira gusarura izi nanasi. Nari maze kumenyera ko nk'umuntu ufite akazi akora nubwo atari akazi ka buri munsi. None ubu nyine zirahunduye. Nibyo. Ubwo wabonye bakiriya nka ruriya ruganda warangiza ukabapfusha ubusa. None se nakora iki hasa? Ngaho ngira inama nawe. Kandi ntibazategereza ko zongera kwera ngo nkomeze mbagemurire. Muri ndakumva rwose hasa. Gize igitekerezo. Kimbwire ntacyo. Uramutse ufite ubushobozi wajya urangura imbuto aho zeze hirya no hino ugakomeza kugemurira rwa ruganda. Uzi ko ari byo? Umva ari byo rwose. Byazana byara akazi gahoraho rwose. Umbaye kuremba ngukoze mu ntoki pe. Rwose. Oya ntacyo rwose uzabikore gutyo. Ubwo rero nushaka kujya urangura nyinshi nakubwira iki? Oya nzabikora rwose. Zajya umikira kanze gutwarire mu modoka. Ikibazo nsigaranye rero ni kimwe. Ni uburyo nabona amafaranga ahagije y'igishoro.
Daforoza. Mama Maurice. Ego mwana. Ese ubwo uranyihorera iki koko? Ariko mizi ndakwiyamye. Ubundi uba muzima. Uravuze ngo urashaka kumenya niba ndi muzima. Wanyemereye se ukareba ko ntakwereka ko ndi mutaraga. Kandi. Mama muri. Okay. Reka basa amashyengo tuyareke. Nyibwirira ukuntu ibibazo byose wabishyize ku ruhande ubu ukaba waramaze kumenyekanisha imitungo yawe. Nizere ko nta muntu uzongera kukuvogera ashaka kugutwara imitungo uko abyumva. Mizi wampemukiye gusa nta kindi nakubwira. Ngo nukuri Daforo niba basi nakunejeje bikaba byakurenze reka mbe ngiye ubu uzaba bimbwira uko byari byifashe. Wavuze ko watumye sebera imbere y'umuyobozi n'abaturage bose bo ku murenge. Ubwo zushatse kuvuga Mizi koko wihandagaza umbeshye untesha ibyo nakoraga ngende ntarwambaye birangire nsebeye ku biro by'umurenge wabikoreye iki koko? Urashaka kungura se ko atari ku murenge bamenyekanishiriza imitungo? Yo wasi rwose umbabarira ubwo numvise nabi. Ariko uguza imbaraga byantwaye nshorera amatungo yose mfite. Mvira hasi shaka no kukubona rwose mvira ha wampemukiye. Mvira ha. Umva nkubwire niba hari nibibazo wahoye nabyo ku murenge kubera ngewe ngusabye imbabazi rwose mbabarira. Kuki se ubundi utari wumvise neza ko ari abayobozi n'abakozi ba leta bafite abahura n'imitungo ya leta atari abantu bose bamenyekanisha imitungo? Ubundi byose nabitewe nuko numvaga byagufasha gukemura ikibazo cy'imitungo bashaka kukwambura. Rwose pe niyo mpamvu ntanaretse n'itangazo ngo rirangire. Ndakumva Mizi. Nzi kutishimira uburyo abavandimwe bawe na mukecuru banjujubye. Nubizi se? Ariko ubutaha uzajya ubanza wumve neza ibivugwa. Ubone gutanga amakuru. Ntabwo rwose bizongera. Hanyuma se Daforo. Ndakumva. Ko mbona amasaha akuze sinagufasha nkinikiza ngatazihumuje. Ngaho se disi Mizi. Uzi ko ntamenye ko bwije. Amasaha rwose arakuze. Ndabona muri se noneho yatinze gutaha. Mizi. Ndakumva rwose. Icyakora Imana igiguha umugisha. Nibura wowe mba hafi. Nukuri ngusezeranije ko ntazabura kukuba hafi no kukurwanisha kuko nshoboye. Nuko Shamizi. Nukuri ndumva subije agatima impembero ko kuri mu ruhande rwanjye. Sinzigera na rimwe ndeka kugushyigikira. Ahubwo se Daforo. Ko hari ikintu ashaka kwisabira? Nta kibazo rwose. Icyo ushaka cyose ndakiguha. Nagira ngo ngusabe niba bishoboka umpe ku mata nshyire mukecuru. Sinayakwima pe. Erega nuko ibihe byahindutse ntawe Imana amata. Nubwo mama watankunda ariko sinaba nkawe rwose. Ndaguha kari akajerekani kuzuye. Ariko disi Daforoza nta mutima mubi yigirira. Uyu mubano we na Mizizi se wuhatsikira naho ubutaha. Urugamba rugomba umucyo. Urugamba rugomba umucyo. Mumaze kumva ikinamico y'uruhererekane urugamba rugomba umucyo itegurwa n'urwego rw'umuvunyi ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi. Ikinamico y'uruhererekane urugamba rugomba umucyo muyikurikira kuri Radio Rwanda kuwa gatatu guhera saa 2 za nimugoroba. Ushaka gutanga ibitekerezo yaduhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefone igendanwa 0781 15 49 99. Urugamba rugomba umucyo.